Muraho, mwaramutse, mwiriwe, amahoro muri make. Izi ni indamukanyo zikoreshwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda iyo buri muntu wese ashaka kwifuriza mugenzi we amahoro. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese. Nitwa Bizimana Hussein. Uyu munsi reka tuganire ku by'imyubakire ingo muri rusange. Aho intero yabaye ku itariki 16 mfite ubukwe, 16 mfite ubukwe, 25 mfite ubukwe, ndetse ubukwe bwabaye ubukwe muri rusange. Reka tubiganireho. Njye nitwa Bizimana Hussein. Muri sosiyete nyarwanda uyu munsi hagezweho ikintu bita gushaka cyangwa se gushinga urugo. Ibintu abenshi bumva ko bitashoboka, barabitinya, barabyubaha cyane. Umukobwa ugiye gushaka cyangwa umuhungu niwe ubizi, ubegereye bose usanga rimwe na rimwe ntago ari igihe cyiza cyo kubyibuha cyangwa se cyo kurya ibiryo byiza bakunda, ahubwo ni igihe cyo gutekereza. Reka uyu munsi tuganire ku bagabo bubatse ingo. Hari ibanga ryinshi cyangwa se ryihariye bashobora kuba batarakubwiye. Ese urugo biroroha cyangwa se urugo birakomera? Reka tubirebere hamwe. Uyu munsi turifashisha inyandiko zigiye zaranditswe n'abahanga cyane cyane nk'inyandiko iboneka mu gitabo cya Socrate. Iki gitabo twagisomye twifashishije abahanga bagiye batandukanye mu bya politike ndetse n'abahanga mu by'abashakanye. Ibi ni ibimenyetso twakusanyije twifuza ko twabiganiraho. Socrate ahanga agaragaza abagabo ngo b'ibicucu, ibigoryi, ibigwari n'andi mazina menshi ashyira hasi umuntu wese wakwitwara nk'uwo nguwo bagaragaje muri iyi nyandiko. Yaranditse aravuga ngo waba uri ikigoryi rwose, ndetse waba uri n'igicucu ndetse cy'ikigoryi cy'ikigwari. Ati waba urangwa n'izi ngeso uri umugabo. Birababaza cyane, biraryana ku bagore iyo wumvishije umugabo yabo cyangwa se umugabo yabaciye inyuma. Birababaza cyane. Abagore ngo nta na rimwe wabarusha imbaraga, cyane cyane ko mu mirongo y'iyobokamana Imana yagiye igaragaza ko umugore ari umunyembaraga cyane. Ibi byose tukabigarukaho tuvuga ko umugore agomba kubaha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane yuko n'Imana yavuze ngo uzatinye isi ndetse utinye n'abagore, cyane cyane ko umugore ngo yakora ibintu utatekereza kandi utanakeka. Burya ngo umugore yaba umusirikare kandi mwiza cyane, umugore yaba umupolisi kandi mwiza cyane, kandi burya ngo umugore yajya no mu nama cyangwa se akanashingwa ubuyobozi mu bijyanye n'igihugu cy'imitekerereze iri hejuru, ngo burya umugore nawe wamwifashisha mu iterambere, mu ikoranabuhanga ndetse no mu yindi myifatire igiye itandukanye. Hari abagabo bavuze b'ibicucu, ariko muri aba bagabo banavuze abagabo baca abagabo babo cyangwa se abagore cyangwa se abagabo baca abagore babo inyuma. Abagore baca abagabo babo inyuma, abangaba ntabwo bigeze bavuga cyane, ahubwo bavuze ku bagabo baca abagore babo inyuma, ndetse ngo banemeje batanashidikanya ko ngo yari inzira njyakuzimu. Guca umugore wawe inyuma ni inzira njyakuzimu, kandi ngo ni inzira ikubuza amahoro mu buzima bwawe, ni inzira ikuganisha mu iteranyuma cyangwa se ugasigara inyuma ugatindahara umugore. Kandi ngo nanone umugore ashobora kuba intwaro yo kugira ngo ube wagera ugasongerwa, ukaba umukire, ukaba icyitegererezo, ndetse ukaba n'umuntu mwiza muri sosiyete, ugahinduka buri muntu wese akakubona mu ishusho yawe. Ntabwo uyu munsi byoroshye kubona umugore yaba ari mu nshingano z'umugabo, ariko nanone iki ni igitekerezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ko umugore nawe ashoboye. Icyo gihe yahawe ijambo. Uyu munsi turabona umugore w'umufundi, umugore w'umuyede, ndetse turabona abagore bashinga amaduka. Rimwe na rimwe abagabo benshi tubayeho kubera abagore bacu. Umugore ngafite imbaraga nyinshi cyane ku buryo utabasha kugira ngo ugenzure uburakari bwe n'umujinya igihe bikumariyeho, cyagiye wamuhemukiye cyangwa se igihe wamuhemukiye. Ngo yakora igishoboka cyose kugira ngo yihorere. Uwo ni umugore. Nanone mu mvugo ya Socrate yaravuze ngo umugore ni umugore ukomeye, kandi igihe cyose uzashaka kugisha inama uzagisha inama umugore, ariko ngo nanone muri mu bihe byiza. Ntuzamugisha inama umugore wawe atishimye cyangwa se ababaye,
kubera ko inama yakugira ni ijyanye n'amarangamutima ye, ngo ni abantu bababara cyane kandi ngo biga cyane, ni abanyeshuri beza muri makeya. Ibi ngibi abagabo benshi bakunda kuvuga ngo njye sinigeze mpirwa n'urushako kandi sinigeze nshaka neza, nashatse umugore udashobotse. Ibi ngibi Socrate abihungira kure cyane ngo nta mugore mububaho, nta n'uwigeze abaho, ngo uretse ko twe mu bagabo harimo abagabo b'ibigoryi batazi inshingano, batazi no gutwara neza abagore. Abagore ngo bakubera ijuru ritoya ubishatse, ngo ariko nanone ubishatse banakubera umuriro, ndetse bakanakubera isi ishaririye, bimwe utigeze utekereza ukiri umusore. Muri iki kiganiro turaza gusoreza agakuru keza gato cyane katwereka ko nta mahirwe, cyangwa se nawe ubwawe ufite amababa yo kuguruka, cyangwa se uri uw'agaciro, kubera ko nawe biriya byiza biba ku bandi nawe byakugeraho. Umunsi umwe byari mu gatondo, cyangwa se cyari igitondo cyiza cy'agasusuruko, ikiyoni mu mababa meza ariko kitari kizi ko kigira, cyarabyutse kijya kwegera umwe mu bahanga cyane. Ikiyoni cyavuze mu ijwi ryacyo kiti, ye wa muntu we, ndagira ngo ngire inama rwose, uku nguku mbona ndi umuntu uciriritse, cyangwa se ndi ikiyoni giciriritse cyane, ndasuzugurwa ahantu hose ngeze bantera amabuye, nta gahenge bajya bampa, ndetse kugira ngo nibonere umutekano ndaguruka nkajya mu kirere kure cyane, aho ngaho naho mba mfite ubwoba ko bantera amabuye. Uwo mugabo yaramubwiye ati, cyangwa se yabwiye ikiyoni kiti ati, ese wowe ufite umwanya wo kwiganyira kubera iyihe mpamvu? Ikiyoni nacyo mu magambo cyaramusubije kiti, mfite ibibaba bibi cyane rwose kandi ni umukara. Ati, iyo nirebeye mbona nta kindi nshoboye uretse kugenda nabira, mvuga mbangamira buri umwe wese, ndetse naho buri muntu wese ambonye akanterera amabuye, mba numva ngiye nakwiberaho nk'igishuhe. Ati, igishuhe kibera mu mazi, kiba gisa igitare, ikindi kandi ndagikunda cyane rwose, kigirira amahoro, nta muntu ugitera amabuye, ndetse abantu bose baragikunda, baza no kugisura aho kiba kibereye ku kiyaga. Hanyuma wa mugabo abwira ikiyoni ati, ese wumva wakwibera nk'igishuhe ukabaho nta muntu ugutera amabuye, nta muntu ugushungera, nta muntu ukuzanaho ibintu byose bishobora kuba byakubangamira, ushaka kwibera nk'igishuhe? Yaje ku ntego wa mugabo abwira ikiyoni ati, ngaho yifuza ko naguhindura igishuhe, ariko biraza kuba ku nshuro imwe yonyine, ntabwo ndi bwongere guhindura indi nyamaswa wumva washaka. Wowe genda maze ubundi ubaze kiriya gishuhe ukuntu kibayeho n'ukuntu kimeze, niba bigishimishije rwose, hanyuma uze nk'ukinja, nikikubwira inkuru yacyo niba ari nziza koko, uraza kuza nguhindure icyo kiyoni, cyangwa se uraza kuza nguhindure icyo gishuhe, maze nawe wibereho gutyo mu mudendezo. Ikiyoni cyarirukanse kiragenda kijya kureba cya gishuhe, hanyuma ubundi kibwira igishuhe ati, yewe gishuhe we, egera hino gato sha, tugwino twiganirire ibintu by'ingenzi kandi byunguka. Atariko mbere y'uko tuganira ndagira ngo umbwire, ese ukuntu usa ko bishimishije, ko biteye amabengeza, abantu baza kukureba ugasanga uri igishuhe cyitaweho cyane, urasa neza, usa igitare, usa nk'inyange, umeze neza. Ese njyewe uba wumva rwose wambwira iki ku buzima bwawe, kugira ngo numve rwose ubuzima ubayeho ukuntu bukunezeza igihe nahari, cyangwa se igihe abantu basha kukureba, ubuzima bwawe bwifashe gute? Igishuhe cyararize cyane, cyubika umutwe, kibwira ikiyoni kiti, winshinyagurira. Ati, kubera ko ahangaha niho mpora, ikindi mfite ibaba rimwe cyane, mfite umweru mwinshi, nta mukara urimo uvangiye, kandi abantu bakunda amabara yose, ntabwo nshimishije, ntabwo nejeje. Ati, ahubwo icyo mbona uzagenda ujye kwirebera kasuku. Iriya nyoni ya kasuku ifite amabara meza ameze nk'umukororombya, harimo icyatsi, ubururu, umweru. Ibyo ngibyo bishitura abantu rwose, abantu baragikunda cyane. Kasuku, genda ujye kuyegera uyibwire ibyo ngibyo uri kumbwira, njyewe ndi kundi urimo gusa nkaho urimo kunyumva kandi uri kunshinyagurira cyane. Ikiyoni koko cyumvishije ukuntu igishuhe kiri kuganya n'ukuntu kibabaye, cyarirukanse, ntabwo cyasubiye kwa wa mugabo, cyagiye kureba kasuku.
Kasuku cyayisanze ahantu iziritse cyangwa se iri muri cage. Cyane cyane abantu benshi barabizi ko izo nyoni ni inyoni zigishwa kubana n'abantu, rimwe na rimwe bakavuga ko zigira amagambo, zitegeka ukuntu zibaho, kandi ikindi ziba zifungiranye ahantu hafite umutekano ku buryo n'uwisuye ntabwo ajya asohoka aho ngaho. Zaragowe cyane, ariko icyo kiyoni cyagiye cyegera Kasuku kirayibwira kiti uri inyoni nziza kandi ufite amabara meza, none njyewe wampa inkuru yihe wowe uri aho ngaho, abantu baragushungera baragukunda cyane bakwitaho, ntabwo twebwe ibyo bintu rwose Imana yabiduhaye, twebwe Imana yaratwanze cyane ibyiyoni, tubayeho nabi, ni iyihe nkuru waduha we Gasuku? Gasuku yarababaye cyane, yasubije ikiyoni mu gahinda gakomeye, arakibwira kiti njyewe undeba ahangaha ndafungiranye kandi bisa nk'aho ari iteka ryose, naragowe cyane, abashyitsi iyo baje ahangaha ninjye ugomba kubashimisha, banegeka ibyo mvuga ndetse banamatira kuvuga nkabo, kandi njye sindi umuntu, ndi inyoni, bamatira kuvuga nkabo, ndabihirwa cyane iyo ndi kuvuga mu rurimi rutari urwanjye rw'inyoni. Ti wowe genda uyidegemye kuko Imana yabahaye umugisha, muraguruka mukagira aho mushaka, mukagenda musakuriza abantu, ibintu byose Imana yarabahaye, ngaho igendere, uje kunshinyagura nta kindi kintu nkubonyemo, kubera ko twebwe tubaye mu buzima bukanganye cyane, turafungiranwa ku myaka yanjye mito cyane, ari ndi muri no cage, rero imyaka mfite. Ikiyoni cyaragiye cyiruka cyane, ariko mbere ko cyava Kasuku yarakibwiye ati hubwo genda ujye kureba inyoni bita pare cyangwa se pa. Icyo ni ikinyoni kinini cyane kiba ahantu mu Bufaransa, cyane cyane iyo kivuze pare Abafaransa banaguhitana kuko ntabwo bakunda kwigereranya n'inyoni. Iyo nyoni babwiye igisiga cyangwa se ikiyoni cyarayumvishije cyumva ni inyoni itangaje, kuko Gasuku yibwiye ko, cyangwa se Gasuku yabwiye icyo kiyoni kiti iyi nyoni ni inyoni itangaje, yihindura amabara yose kandi ikurura ba mukerarugendo. Mu Bufaransa irayoboye cyane, abantu barayizi. Iyi nyoni niyo yonyine itangaje ku isi abantu batangarira, kandi niyo ituje, ibayeho neza mu buzima, bayiha buri kintu icyo ari cyo cyose. Wagenda ukegera iyo nyoni nibayeho neza, ikaba yakubwira ikintu ahubwo yo ikoresha nk'ibanga kugira ngo yibereho mu buzima butuje gutyo. Cya kiyoni cyaragurutse kibunoma amaguru, cyaragiye kigera hahandi ya nyoni, kuko ya nyoni iri bita pare cyangwa se pa. Iyi nyoni akigeraho yarayibashije ati sinjye wahera nakugeraho, sinari nzi ko urugendo ruri bwaranyorohere rwose, wa nyoni ngo uratangaje, bakuntumenyeho, naje gushaka amakuru yawe, hanyuma nza kumva neza kuri bwa yame twibereye hamwe, cyangwa se turi kumwe imbona nkubone. Uri inyoni nziza, uratangaje cyane. Iyo ni inyoni abantu benshi bazi, biyemera, igendana amabara yose, ihinduka iko ishaka, uko ishaka niko ihinduka. Iyo nyoni irazwi cyane, nayo yiyumva. Twabigereranya nk'abantu uyu munsi bacyambara imyenda, yego ni myiza ariko ni iyawe. Imyenda uretse kutumara imbeho, ikatumara ibindi bintu, cyangwa se ikatwambika kugira ngo utagaragaza ubusa. Imyenda ubundi tumariye iki? Rimwe na rimwe hari n'igihe tuyambara kugira ngo twigendere, abantu bataduseka, hari n'abatayifite. Hanyuma ya nyoni mu bwishongozi bwinshi, cya gihe tangiye kuganira inkuru, yabwiye igisiga ati wivunika rwose, abantu baransura, ndi icyamamare, ndazwi, ariko nanjye hari uburenganzira nanjye nafite wowe ufite. Igisiga ati ntibishoboka, mutangiye kumbera amahurizo noneho. Kubera iki buri muntu wese arimo kumbwira ko ndi umuntu wahatari, ko ndi umuntu urenze? Ndagira ngo binsobanurire. Ya nyoni ibwira igisiga ati hari Imana yaguhaye wowe twe tudafite. Iyo nkuru yose ikiyoni cyayiganiriye ya nyoni, ukuntu ikiyoni gitoteza, ukuntu kibayeho nabi. Cya kiyoni kiramusubiza kiti rwose uko nguko niko ubuzima bwanjye buhagaze. Inyoni yarayibwiye, cyangwa se inyoni yabwiye ikiyoni kiti nanjye ubwo buzima wabumaho basi n'umunota umwe, nkabasha kuguruka banira amababa ariko nkabakwepa, kandi nkanasakuza nkidegembya uko nshaka. Muri iryo bara ryawe Imana yaguhaye ryiza gutyo, ukaguruka ugenda ubengerana uyigaragaza. Ati ngewe iyo mpano iyo nza kuyihabwa
nari kujya nshimira buri munsi kandi sinari kujya ngendera mu biguruka ntazi iyo bigana. Ngiye uyu munsi sinemerewe kuguruka, sinzi no kuguruka uko bimera. Wagisigaho cyangwa se wakiyoniwe, ahubwo genda ubyaze umusaruro Imana, cyangwa se genda ubyaze impano Imana yaguhaye umusaruro, tangira uguruke kandi ugenda usakuze widegembye uko ushaka, kubera ko uri ku isi y'abantu bazaguhiga ariko uzagerageze kubahunga. Cya kiyoni nibwo cyavuye aho ngaho cyumva ko ya mpano koko kirayifite, impano kitabwiwe n'umuntu umwe, cyaragurutse nticyasubiye kwa wa mugabo, uretse ko cyatangiye kubaho nk'ikiyoni. Tangira ubeho wenyine, tangira ubeho nta muntu n'umwe utezeho amakiriro, tangira ubeho ubuzima bwawe. Uyu munsi ni ugutangira, tangira ngaho nawe ngwino tugurukane. Mwakoze kudukurikira. Nitwa Bizimana Hussein. Amahoro n'Imana ndetse n'imigisha byayo ngaho nibikomeze bapfumbate.